reka mbahereze ikaze bakunzi bacu. Mbere ko dutangira banzura aka kavidewo gato. Yes, muri kubyumva ko byari impundu ndetse n'ibyishimo bidasanzwe kuri ku nshuti za Vestina ndetse n'abavandimwe. Urumva ni inshuti za Vestina usanzwe aririmbana na Dorcas. Kuri uyu munsi rero nibwo iyi video yaje gusakara ku mbuga nkoranyambaga, bikaba biri kuvuga ko ari video yafashwe ubwo hari kwizihizwa wa munsi mukuru abakobwa bagiye gushaka bizihiza wo gusezera ubukumi, niko bavuga, niko nabyita. Rero uyu Vestina usanzwe arimbana na Dorcas nawe yari yaje kuba yakizihizwa munsi. Urabona ko yitabiriye neza, yambaye neza agakanzu keza k'umweru, ndetse urabona ko na decoration yari imeze neza, ukabona ko n'abantu bari bitabiriye abenshi nyine cyari igitsina gore, nkuko n'ubundi musanzwe mubizi ko n'ubundi uyu muhango witabirwa n'abagore cyangwa se abakobwa, bakaba baza gushyigikira mugenzi wabo mu gihe abari muri wa murimo cyangwa se wa muhango wo gusezera ku bukumi. So rero uyu Vestina rero mu minsi yashize nibwo haje kuba hazi inkuru ivuga ko agiye kuba ivuga ko yasezeranye mu murenge. Iyo nkuru irasohoka, bitangira abantu benshi batari kubyumva neza, ariko nyuma biza kurangira byemejwe koko yaje kuba yasezerana mu murenge. Iminsi yashize rero uyu Vestina nanone yo yaje kuba yakitangariza wibwe amatariki azakoraho ubukwe bwiwe, nuko na nyuma amakuru aza kujya hanze ajyanye naho ubwo bukwe buzabera. Uyu Vestina usanzwe uririmbana na Dorcas mu minsi yashize turaza kuba twakifashisha inkuru dukesha ikinyamakuru bita igihe.com. ni inkuru yanditswe no bita Tewosi, akaba ari inkuru ivuga iti ishimwe Vestina uririmbana indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana na murumuna we Dorcas yatangaje ko azarushinga n'umunyaburkina Faso Idrissa Ouedraogo muri Nyakanga 2025. Ishimwe Vestina uheruka gusezerana imbere y'amategeko yabitangaje yifashishije Instagram, aho yashyize integuza y'ubutumire akandika ubutumire agaragaza ko azarushinga na Ouedraogo ku wa 5 Nyakanga 2025, ubwo ni ku itariki 5 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2025. Ubutumwa bwe bukaba bugira buti: si umugabo wanjye gusa n'ubuhungiro bwanjye, umutima wanjye naho numva nekanye. Uyu mukobwa kandi yanamaze kongera izina ry'umugabo we muyo akoresha ku mbuga nkoranyambaga ziwe, aho asigaye yita Vestina Ouedraogo. Urumva ni izina ryiwe akongeraho izina ry'umugabo we cyangwa se izina ry'umuryango. Kwa 15 Mutarama 2025 rero akari gwaje kubasohokana none inkuru ivuga ko Vestina yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi Ouedraogo mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Iri zina ry'umugabo Vestina sometimes rijya ari ingora kurisoma kuko ni izina ry'Inyabulkine, ni izina Burkina Faso. Urumva niryo niho umugabo wiwe akomoka, niyo mpamvu sometimes bingora. So reka rero mbifurize kugubwa neza rero. Abari update y'umunsi twabageneye no kuza kuba twakomoza kuri iyi nkuru y'uyu bita Vestina, ndetse akaba ari inkuru navuga ko ishimisha benshi, kubona abantu benshi bari kubona ko uyu mwana w'umukobwa ari gutera imbere mu gihe mu minsi yashize aribwo yatangiye kariyeri ye ya muzika. Ndavuga ni mu mwaka wa 2020, abantu benshi babona ko ari ibintu bidashoboka, babona ko ari abantu bakiri abana, bagataba ngaba nago Irene azaba managinga ngo abashora, yuko birangira abana babaye abahanzi. Navuga ko ari bo bahanzi bari ku mwanya wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda mu kurebwa cyane cyangwa se mu gukurikiranwa cyane kuri social media zabo, kuko nuza kureba nko kuri platforms zitandukanye, yaba kuri uburyo bakurikiranwa cyangwa se nujya no ku muziki yabo kuri YouTube, uraza gusanga indirimbo bafite ibifite views nkeya, ifite views miliyoni zigera kuri 2. Urumva ko n'abana bahawe umugisha bitewe n'injyana yabo, bitewe n'imiririmbire yabo. So rero ni byinshi dushobora kwibaza cyane ko muri iyi minsi ibyamamare byinshi biri kugenda bikora ubukwe. Ejo ku munsi w'ejo nanone mwabonye ko habaye ubukwe bwo bita mwiza cyane, akaba ari bouncer wa Alia Cool. Uyu bouncer Alia Cool nawe bagiye bakorana igihe kinini, rero biza kurangira nawe ku munsi w'ejo nibwo yaje nawe kuba yakora igikwe cyiwe kabisa. Siwe gusa kandi sicyo cyamamare cyonyine cyakoze ubukwe, hari n'uwo bita Josh Ishimwe. Josh Ishimwe bajya kunda kuvuga ko n'undi asa na Dorcas
Dorcas. Ejo rero ku munsi w'ejo nawe ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo nawe yaje kuba yagira gutya akora igikwe, cyane ko atagikore mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi mbere yuko akora igikwe mu minsi yashize handutse cyangwa se hasakaye video yiwe ari yakoreshejwe nawe umuhango wo gusezera ubuhungu cyangwa se ubusore bwo yakoreye groom shower, mu gihe wo bita Vestine aje kwakorerwa bridal shower. Uyu Josh Ishimwe rero naje kuba yakoresha groom shower mu minsi yashize. Ibintu byatangaje abantu ati ese birashoboka ko umuntu guhungu cyangwa se umugabo umuntu w'igitsina gabo nawe yakoresha groom-shower cyangwa se yakiyambika gutyo ngo ari gukoresha ibirori bisezera ku nshuti ze mu gihe agiye kuba yarushinga. Rero abantu bagiye babitira comment mu buryo butandukanye. Uyu Josh Ishimwe rero wamamaye muziki wo kuramya no guhimbaza Imana yasabye umugore we ndetse basezerana imbere y'Imana mbere yuko yakira abatumiwe muri ibi birori byabereye mu Buholandi. Mu Buholandi rero niho yaje kuba yakorera ubukwe bwiwe, ndetse Josh Ishimwe yakoze ubukwe nyuma yuko akoreye ibirori byo gusezera ku busore nk'uko nari babwire byabereye mu Buholandi nabwo ku itariki ya 10 Kamena 2025 hano mu Burayi. Rero kandi ni naho yambikiye impeta umukunzi we ubwo yamusabaga ko bazabana akaramata. Mu kwitegura ubukwe Josh Ishimwe yari yajyanye n'umubyeyi w'i Burayi. Amakuru dufite muri kano kanya avuga ko uyu muhanzi yahisemo gukora ubukwe kuri uwo mugabane kuko ariho ababyeyi b'umukobwa batuye kandi uyu mugabo akaba ahafite umuryango mugari. Josh Ishimwe rero yaramaze igihe kinini Burayi, aho uretse nanone kwitegura ubukwe yari yagize n'umwanya wo kwitabira ibitaramo yatumiyemo na Aline Gahongayire, birimo icyabereye mu Bubiligi ku wa 7 Kamena 2025 n'icyabereye i Paris ku wa 14 Kamena 2025. Uyu nguyu Josh Ishimwe rero nawe ni umuntu wagiye akundwa, muramuzi nawe ko muri gospel murabizi ko nawe muri gospel ari umuntu umeze neza cyane nawe ukunzwe cyane. Uyu munsi rero nibwo tugiye kwita turebe kuri platform z'aba bombi zimeze gute. Ni tuza kureba kuri platform social media YouTube za Vestine and Dorcas. Reka turebe Vestine na Dorcas indirimbo baheruka gusohora, reka turebe kuri channel yabo yitwa MIE Music. Indirimbo baheruka gusohora n'indirimbo bita Yebo cyangwa se ni Tawari. N'indirimbo yarebwe na miliyoni 9.5 cyangwa se miliyoni zisaga 10 mu gihe cy'amezi 3 yonyine. ubwo urumva miliyoni 10 zigiye kuba zagera mu gihe haherukaga iyo bita Ihema nayo maze kurebwa na miliyoni zigera kuri 6 n'ibice 3. urabona ko n'abana rwose bakundwe cyane bameze neza. Uyu rero Vestine nawe yanatangaje, hari ubushize hari ikinyamakuru yabitangajeho avuga ko ibingibi nubwo uko byagenda kose nubwo agiye kuba yakora ubukwe nta kintu bizigera byangiza mu mikorere yiwe mu muziki. Azagumya akorane na Dorcas kandi bagumye bakora umuziki wabo neza, cyane ko n'ubundi umuziki wabo bakoraga neza bakawukora mu kinyabupfura, bitewe nuko ntago ari abantu bari kuri social media cyane ngo uvuge ngo birirwa imihanda, ahubwo niba abantu baza akaza cyo gukora akazi kiwe then akongera akikomereza izindi gahunda. So nijya kuri platform za Josh nawe urabona ko nawe ni umuntu ukurikiranwa mu buryo butari bubi, kuko nk'indirimbo ye yarebwe cyane kurusha izindi na ifite miliyoni 3.8. Ni cover yakoze yitwa Reka Ndate Imana Data. Uyu nawe ni umusore ukunzwe, nawe wari ukunzwe cyane n'umubare w'abatari bakeya kuri ubu ngubu. Rero nawe waje kuba yasezerana mu Buholandi. Sinzi nimba mu Buholandi n'ubundi ubwo ngubwo ariho azibera cyangwa ariho azatura n'umuryango we, ariko byagenda kose niko bishoboka ko bizagenda, cyangwa se akaba yazaza mu gihugu cy'u Rwanda akazana umufasha we akaba ariho baza kuba bakibera. Ni update nkuko musanzwe mubizi ko buri munsi nabageneye kuzambagezaho update y'umunsi rero nayo nabageneye ni ngiyi ni ijyanye n'iki kirori cya Vestine. Reka
dusoze rero tumwifuriza kuzagira urugo ruhire, ishya n'ihirwe muri buri kimwe cyose, azagira umuryango mwiza cyane. So reka tumwifurizaho kugubwa neza we n'umuryango we, ndetse kandi nshimiye mwebwe twabanye muri kino kiganiro, mwebwe mwakomeje kudukurikirana, mbibutse gukora subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kurushaho kugenda neza cyane. Update za buri kanya, kora subscribe rero kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5 kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza kandi nanone